Amahoro amahoro God's people, bwoko bw'Imana muhereye hirya no hino ku isi, ubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase. Turi kuri Irera TV1, yego channel ya YouTube. Turasanga n'ubundi kuri uyu murongo twiga byinshi bitandukanye, turebera hamwe icyo dukwiriye kuba dukora mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, mu minota tuhafite cyangwa amasegonda tubashe gukora icy'ingenzi. Rero niho turimo kurebera hamwe kino kibazo, wamfasha mbese amagambo yose ari mu gitabo cya Bibiliya urayasobanukiwe ku buryo udakeneye kuyiga? Turasanga ijambo ry'Imana ribikomozaho rivuga riti yego mwige uko iri jambo risobanurwa ngo ibyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Turasanga n'ubundi Bibiliya yerekana yuko kwiga ijambo ry'Imana ari ngombwa kandi ari iby'ingenzi, ari ibya buri munsi. Iki kiganiro ku buryo burambuye tureba igisobanuro cy'iki gisubizo tumaze gusoma, ndetse tunareba nyirizina ko hari amagambo ukeneye nawe kuba wasobanukirwa. Ikiganiro ku buryo burambuye turajya kuri YouTube, turiye kuri Irera TV1, turasanga n'ubundi batwereka icyo tugomba gukora cyangwa tureba icy'ingenzi nyirizina kuri twebwe. Ndabashimiye, murakoze cyane.